bw'abantu bake. Rero ndabasuhuje mwese aho muri kandi turabaramukije cyane kugira ngo uyu mwanya mwiza tugiye kumva ijambo ry'Imana tubashe kusangira. Reka rero tubanze dusenge kugira ngo dukomeze ijambo ry'Imana. Mana nziza, Mana yo kwizegwa, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana y'abatubanjirije, Imana itagihinduka, Imana idahindurwa n'ibihe, Imana itagenda ihinduka kubera ko ibihe byagiye bihinduka, Imana idahindurwa nuko abantu bahindutse. Uzahora uri Imana mu bihe byose uko bisa kose. Jambo ryawe riratubwira ngo Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, ntabwo uhinduka. Rero kubera kudahinduka, niyo mpamvu n'imitima y'abera bagushaka idashobora guhinduka, niyo mpamvu n'imitima y'abakwisunga ikomeza gushakisha uko kudahinduka kwawe kugira ngo tubashe gusa nawe Data. Iki gitondo cyiza tugiye kuganira amagambo yawe Data, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icubahiro, haba twebwe abari kurivuga haba bagiye kuryumva. Turasaba kugira ngo iri jambo ryawe rigiraho rifata. Jambo ryawe rivuga igihe waciraga abigishwa umugani abantu, uravuga ngo mubivyi yasohoye imbuto zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa ku kara kubera kutagira imizi ziruma, izindi zigwa mu mahwa kubera amaganya y'isi n'ibihendo by'isi biraza birariniga. Ariko ngo iryameze mu butaka bwiza ryabashije kwera imbuto, imwe 100, indi 60, indi 30. Reka uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe Data ribashe kumera mu butaka bwiza. Urakoze Data kukomeza kubana natwe mu izina ryawe Yesu, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana hejuru y'inyungu zo kumenya ubutunzi bubonerwa muri Kristo, inyungu tugenda tuboneramo. Murabizi ko Yesu yaje mu isi, hari aho nasomye muri Yohana 12:46 havuga ngo yaje ari umuco kugira ngo umwizera wese ave mu mwijima. Haleluya. Yesu yaje ari umuco kugira ngo umwizera wese ave mu mwijima. Rero tugiye kurebera hamwe inyungu ziva mu kumenya ubwo butunzi Yesu yazanye, mu kumenya ubwo butunzi butegwa no kumenya Kristo. Izo nyungu tukugira ngo tuzifatikanyirize hamwe. Hari inyungu natekereje muri iki gitondo cya none. Inyungu ya mbere tuyisanga muri Matayo 11:29. Inyungu iva mu butunzi bwo kumenya Kristo. Matayo 11:29. Reka tuhasome twese. Haravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mitima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Amen. Natekereje iyi nyungu ya mbere, natekereje nk'inyungu zinga ariko ndagenda mvuga duke imwe imwe. Inyungu ya mbere natekereje kuba umugaragu. Kuba umugaragu wa Yesu. Yesu ahangaha yadusabye ko tugomba kuba abagaragu tukamwigiraho. Haleluya. Yesu yaje ari umuntu wicisha bugufi. Yesu yaje ari umuntu ukunda gukorera abandi. Yesu yaje ari umuntu wiyoroheje. Hari akantu natekereje kagaragaye ko Yesu yari yoroheje, cyagiye ngo baje kumufata bajya kumubamba cyangwa bajya kumwica. Yari afite imbaraga zishobora gutuma bari abantu bose bahuma cyangwa bashobora kugira ikindi kibazo gikomeye, ariko kubera koroha kwe kugira ngo abashe kugera ku ntego yo kuducungura bituma yemera baramufata. Yesu bamujyana ari umunyantege nke, Yesu baramukubita, Yesu bamuhindura ukundi kuntu kugira gusa ngo abashe kuducungura. Rero natekereje iki kintu cyo kuba umugaragu w'Imana kubera inyungu twaboneye mu butunzi bwa Yesu, kubera inyungu dukura mu butunzi bwo kumenya Yesu, biradusaba muri iki gihe kuba abagaragu. Haleluya. Biradusaba kuba abagaragu ba Yesu. Jambo ry'Imana ryatuvuze ngo nuko mwemere kuba abagaragu banjye, kuko umutwaro wanjye nturemereye, kuko kunkorera ntibiruhishe. Impamvu natekereje ngo impamvu yavuze ngo ntibiruhishe, buriya reka mbaho urugero gatoya. Imbata ni ikintu gikomeye. Iyo umuntu urugero rw'imfungwa ifunzwe
ntabwo imfungwa ishobora kuvuga ngo barayibwiye ngo sohoka ujye kunywa igikoma ngo ivuge ngo ntabwo ikinywa, cyangwa ngo bayibwire ngo sohoka ujye gukora ikintu runaka ngo ivuge ngo hoya. Kubera ko ibifunzwe, kubera ko ibi biri mu mbohe, kubera ko iri mu itegeko ry'undi muntu, yemera gukora ikintu icyo ari cyo cyose, habe n'ubwo cyaba kishimishije cyangwa kitayishimishije. Kubera ko ifunzwe, yamfungwa, yemera gukora ikintu icyo ari cyo cyose mu buzima rero bwa Kristo. Kubera ko uyu muririmbyi yavuze ngo nabonye umukunzi mwiza, aravuga ngo izo ngoyi ze zanteye kuba imbata ye rwose. Haleluya. Izo ngoyi za Yesu zatumye mba imbata. Ntabwo ari njyewe wigenga, ntabwo ngikora ibyanezezaga, ntabwo ari njye ugikora uko numva nkora, kubera uwo nguwo, kubera uwo wankunze, kubera uwo nguwo ungenga ubu ngubu, bigatuma rero dushobora gukora ibyo uwashaka kuruta uko twebwe twashobora gukora ibyo dushaka. Haleluya. Rero Yesu aravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye. Kubera ubutunzi tubonerwa muri Yesu, kubera ubutunzi bugaragarira muri Yesu, twemere kuba abagaragu. Icyo Yesu rero agutegeka muri ubwo, icyo yumva yashaka kugeraho aba ari cugeraho. Ari ukuntu Yesu ajya dutegeka mu mitima akavuga ngo ndifuza ko aya masaha ukora iki. Kubera kudashaka kuba abagaragu rero ugasanga wa mwanya Yesu yaragukeneye kugukoresha, twebwe tukihagararaho, ugasanga cya kintu urakibuze kubera ko ntiwashatse kuba umugaragu, ntiwashatse gukora icyo agutegeka. Kuko Yesu yashatse ko tuba abagaragu kugira ngo tubashe kugera ku rugero rwiza. Ikindi cya kabiri Yesu yaravuze ngo indi nyungu nabonye dushobora kubonera muri Yesu Kristo ni ugufata ibintu byose, ibintu byose ubona ko bigufitiye akamaro bikaba igihombo. Haleluya. Iyo ni inyungu ya kabiri ishobora gutuma ureka byinshi kugira ngo ubashe gukomeza bwa butunzi butagira akagero, kugira ngo bwa butunzi tubonera muri Kristo Yesu, kugira ngo bwa butunzi tubona mu kumenya Kristo butaba bwagira ikibazo. Ni ugufata ibintu byarindamu yawe ukabihindura igihombo. Dusomye mu ijambo ry'Imana dusanga mu Bafilipi ibice 3 ku murongo wa 7, reka tuhasome mwumva uko ijambo ry'Imana rivuga. Bafilipi ibice 3 ku murongo wa 7. Pastor namfashe mu ijambo ry'Imana kuko ryanejeje cyane, hari ahantu ryavuze neza. Abafilipi ibice 3 ku murongo wa 7. Reka dusome. Nasoma? Soma kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ngo nyamara ibyari bimfitiye inyungu bibara ko ari igihombo kubera Kristo. Nkomeze? Yego. Ku 8 aravuga ngo ndetse ibintu byose mbibara ko ari igihombo iyo mbigereranyije n'ubukungu buhebuje buzanwa no kumenya Kristo Yesu umwami wanjye. Kubera we nemeye guhara ibyo nitaga inyungu zanjye byose, maze mbibara nk'amazira ntoki kugira ngo nunguke Kristo. Haleluya. Haleluya. Iki kintu nagitekereje cyane. Kubw'ubutunzi butagira akagero tubonera mu kumenya Kristo, ibyarindamu yanjye, ibyajyaga kunezeza, ibyajyaga kugirira kamere yanjye kuba yakwizamura, kuba yakora uko ishaka, Paulo aravuga ngo nabihinduye nk'amase, nabihinduye nk'imburamumaro kubw'ubutunzi butagira akagero tubonera mu kumenya Kristo. Ibyarindamu aravuga ngo nabihinduye igihombo. Hano natekereje ntekereza ingero z'abantu nka 3. Uwo n'uwa mbere ni Paulo. Paulo yari umuntu ukomeye, Paulo yari umunyamategeko, Paulo yari yarize bihagije, ariko kubera ubutunzi yabonye bubonerwa mu kumenya Kristo, yemera kuba imbata, yemera kuba umuntu usuzugura, yemera kuva ku cubahiro, yemera kureka iby'amashuri. Hari ahantu hajya hansetsa hakanyereka ko Paulo yashakaga ko kuba imbata Yesu, kugeza igihe Paulo wakagombye kuba umudokiteri, wakagombye kuba umuntu ukomeye, yemera gufata umurimo wo kuboha amashitingi.
Haleluya. Yemera gufata umurimo wo kuba yadoda amashitingi kugira ngo abe yabasha kuba mu mwanya w'ivugabutumwa, abe yabasha kugira ngo ikintu cyo cyose kitazamuhuza, abe yabasha gufata umwanya munini mu buzima bwe bwo kugira ngo akomeze akorere ubwo butunzi. Yemera gufata ibyarindamuye. Paulo arabihindura nk'amase, aravuga ngo ibi ni amase, gukomera ni amase, kuba Paulo ni amase, ibi byose ndabiretse kubw'ubutunzi bukomeye. Ibyakagombye kunezeza ndabiretse. Bituma Paulo uyu munsi tumuvuga, n'ubu turamuvuze kubera ko yabashije kureka ibyarindamuye abishira hasi bw'ubutunzi bubonega mu kumenya Kristo. Undi muntu natekereje wa kabiri ni Mose. Haleluya. Jambo ry'Imana ritubwira Mose yari umwana w'umukobwa wa Farawo, yari umwana w'umwami, yari umuntu ukomeye, yakuriye ahantu heza, yakuriye mu cami. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira mu Baheburayo 11:26 haravuga ngo nico catumye kubera ubutunzi yaboneye buba mu Mana ngo yemera kurenganwa. Yemera kurenganywa hamwe n'ubwoko bw'Imana, abirutisha ubutunzi bwose yabonaga kwa Farawo, abirutisha ubutunzi bwose yabonaga mu rugo rw'icami. Aravuga ngo ibyiza mpisemo kurengana, mpisemo kubabazwa, mpisemo kugira ukundi kuntu, nishaka nzase nabi, nishaka nzaryame nabi, nishake nzarye nabi, nishaka nzasuzugurirwe, ariko ubutunzi mbonera mu kumenya Imana, ubutunzi buhebuje bw'abana b'Imana, yemera kuva ibwami ahitamo kurenganywa hamwe n'ubwoko bw'Imana. Haleluya. Hari undi mudamu natekereje wa gatatu dusanga muri Yohana 12 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 8 hatubwira Mariya. Haleluya. Hatubwira Mariya wemeye guhara amavuta y'agaciro, amavuta yagugwaga amafaranga menshi, yarakozwe mu bwoko kitwa narada, ngo kubera gutekereza Yesu, kubera kumva Yesu ko afite agaciro kuruta ayo mavuta, ngo arayafata mu mena. Mu bindi bitabo bagenda bavuga ko yayamenye mu mutwe, ariko ha muri Yohana havuga ko yayamenye ku birenge bya Yesu, ngo atangira guhanaguza umusatsi wiwe, akarira yamarira agafata wa musatsi wagahanagura, kugera igihe ngo Yuda yabaje Yesu, ngo aramubwira ngo Yesu we, Yesu uyu mudamu ibi bakoze ni ibiki? Haya mavuta amenye ku birenge byawe, kuko ijambo ry'Imana riravuga mu ijambo ry'Imana usomye aravuga ngo yari amavuta afite agaciro k'imibyizi 300. Mufasha imibyizi 300 gakuba n'umubyizi buri munsi, wenda tuvuge ko abanyakabyizi bakorera 1000 cyangwa 2, kuba nayo mafaranga, kuba niyo mibyizi, wumva ayo mafaranga ko gaciro ayo mavuta yari afite. Ariko Mariya aravuga ngo kubera agaciro naboneye muri Kristo, kubera agaciro nzi ka Yesu, kubera agaciro k'imirimo ajya akora, aya mavuta ndayamenye. Ngo bituma ngo Yuda abwira Yesu ngo Yesu we, ese ibi ngibi uyu mugore akoze, aya mavuta apfushije ubusa, twakagombye kuyafashisha abakene. Ngo Yesu aramureba aravuga ngo Yuda we, Yuda, abakene ntimwahoranye nabo? Abakene ntimwari mufite uburenganzira bwo kubafasha? Kuki ugize gukarikira muri aya mafaranga? Kuki? Ariko nuko Mariya yari yasobanukiwe agaciro k'ubutunzi bubonegwa muri Kristo, yemera gufata ibisa nk'ubutunzi, yemera gufata ibisa n'ibifite agaciro, abisuka kuri Yesu. Reka ngaruke kuri aka kantu. Ndabizi ko abakristo benshi cyangwa abantu bamenye Imana, hari igihe tugera mu bintu byo gukorera Imana, mu bintu by'ubutunzi bwacu, mu bintu runaka, tukumva ko bikomeye. Ariko Yesu yavuze ngo twemeye kuba abagaragu, twemeye kuba abagaragu ibintu byose byakoroha, twemeye kuba abagaragu, twemeye kuganduka, ibi bintu byose tujya dufata nkaho bikomeye byakoroha. Mariya ntiyakagombye, nawe kubwe yakagombye kuvuga ngo aya mafaranga hari icyo akora, ariko kubera ubutunzi, kubera akamaro, kubera ibwiza, kubera Yesu icyo yamumariye, yemera gufata ariya mavuta y'agaciro ayasuka kuri Yesu. Haleluya. Iki kintu kirakomeye cyane, giteye ubwoba kuko hari ibintu byinshi tudatekereza, ariko twotekereza inyungu ziva muri Yesu,
twokwemera kuzisigasira, reka mbyite muri ubwo buryo, twokwemera ubwo butunzi bubonerwa muri Kristo Yesu, twoshaka uburyo dushobora kubusigasira. Nababwiye ngo wenda icyambere twabusigarisha ni ukuba abagaragu, bwa butunzi ukabusigasira, bwa butunzi ukabufatafata, kuko reka ngaruke kuri aka kantu, kumenya Yesu buriya n'impano iva ku Mana, tubiharirwa ubuntu, ariko mu gukomeza guhishurirwa ibintu bya Yesu birasaba ko tubisigasira, tukaba abagaragu muri ibi bihe. Ikindi cya kabiri, tukemera guhomba ibyakagombye kutugirira inyungu. Ikindi cya gatatu, tukemera gufata ibintu by'agaciro. Haleluya. Tukemera gufata ibintu bisa nkaho bikomeye, tukemera gufata ibintu bisa nkaho bihenze, kubw'ubutunzi tubonera muri Kristo, tukemera kubifata bikaba iby'agaciro gake, kubera ko Yesu ni munini. Simbarambira cyane kuko amagambo y'Imana ni menshi, umuntu agize ngo ayavuge ni maremare cyane. Ngiye kubabwira urundi rugero rw'umuntu wananiwe gusigasira ubutunzi butagira akagero. Haleluya. Tuvuze uriya mudamu wemeye kumena ariya mavuta y'agaciro kanini. Tuvuze uriya mudamu wemeye kudakarikira ariya mafaranga, nubwo Bayuda bari batangiye kubona ko ari amafaranga ahenze, nubwo batangiraga kubona ko ari ibintu bipfuye ubusa, ariko yemera kubihara. Tugiye gutanga rero urugundi rugero rw'umusore umwe utarabashije guha agaciro cyangwa kwibuka icyo Imana yakoze ngo abe yaheba bimwe, cyangwa kwibuka ibyo Imana yakoze ngo abe yagira ibyo atanga. Tubisanga muri Matayo 19:21. Reka pasiteri n'ubundi adufate muri Bibiliya ijambo ry'Imana dusomere Matayo 19:21. Matayo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 19:21. Soma mu izina rya Yesu. Ego. Yesu aramusubiza ati, niba ushaka kuba indakemwa koko, genda ugurisha ibyo utunze, ibivuyemo ubihe abakene, nibwo uzaba ufite ubutunzi mu ijuru. Maze ashatse gukurikira Yesu, aramubwira ngo urashaka kunkurikira? Ati ndashaka kugukurikira. Yesu amubwira biriya by'amategeko, aravuga ngo niba warubahirije amategeko. Agenda amubaza ibyo, wa muntu aravuga ati muri ayo mategeko yose kabisa nta na rimwe nashoboye, byose narabyubahirije. Noneho Yesu akora ku kintu gikomeye, aramubwira ngo rero kugira ngo unkurikire, ugende ufate ibyo utunze byose ubigurishe, numara kubigurisha amafaranga avuyemo uyafashisha abakene. Ngo wa musore mu maso he ngo harahunga. Natekereje ngo kubera ko uyu musore agatima ke cyangwa umutima we wari ugifashe ku butunzi cyane bw'iyi si. Hari aho mu ijambo ry'Imana rizavuga ngo nta wakorera abami babiri, ntiwakorera Imana ngo kandi wongere ukorera ubutunzi, ngo kuko umwe yababara ntibyagendana. Aravuga ngo rero ntibyashoboka, nta wakorera Imana ngo uvuga ngo ndi mu buryo bw'ubumana, ndi mu buryo bw'ubutunzi, ngo nta ibyo bintu ntibikunda. Reka ngaruke kuri aka kantu, ntabwo gukorera ubutunzi cyangwa gushaka amafaranga ya Yesu abyanga. Oya, icyo yanga ni ukubona umutima wawe wose, imbaraga zawe zose, ibitekerezo byawe byose, umwanya wawe wose umwanya wawe wose warawuhaye ifaranga. Uyu musore Yesu akora ku kintu yabonaga gifunze umutima we, aravuga ngo niba ushaka kunkurikira, genda ugurishe biriya byose buriya butunzi bwawe bwose ubugurisha ubufashisha abakene. Ngo wa musore mu maso he harahunga. Ijambo ry'Imana riza ritubwira ngo yuzura agahinda kenshi, ngo kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu abwira abigishwa be, aravuga ati mwabibonye ibyo njye mbabwira ko gukorera ubutunzi bigoye n'Imana. Kandi iki kintu kirakomeye cyane ngereranyije n'abantu bagiye bakorera Yesu akenshi. Urebye hepfo Petero yahise amubaza, aravuga ngo ese ko twe twasize abana tugasiga amazu tugasiga amasambu, none ingororano zacu nizihe? Ni ukuvuga ngo gukorera Imana buriya bisaba ubuzima bwo kuba umugaragu.
ndakomeza ngaruke kuri iri jambo bisaba ubuzima bwo kuba utacumva muri wowe amarangamutima yawe hari ibindi bikomeye muri yoya ukamenya ubuzima bwo ukavuga ngo hari ubundi butunzi ngira muri je bumpatira gukora gutyo. Uyu musore rero ngo biramunanira, Yesu ngo abwira abigishwa aravuga ngo sinababwiye, dore arababwira avuga ijambo ryari rikomeye, arababwira ngo niyo mpamvu bikomeye, niyo mpamvu biruhije ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'ijuru. Mani tubabarire, niyo mpamvu biruhije, niyo mpamvu bikomeye ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'ijuru. Ngo ahubwo icoroshe ngo nuko ngo ingamiye yaca mu rushinge mwizuru ry'urushinge. Mutekereze ico kintu, mwizuru ry'urushinge. Rushinge na marembo yari mato cyane, kuvuga ngo ufata ingamiye ice muri ayo marembo byari biruhishe. Yesu aravuga ngo ikintu cakoro nuko wafata ingamiye igaca mwizuru ry'urushinge. Bene data, reka ngaruke kuri iki kintu ngo twemere kuba abagaragu b'Imana. Haleluya, twemere kuba abagaragu b'Imana. Uyu musore yaza kubimenya akavuga ngo kubera ubutunzi mbona muri Yesu ari bwo bukomeye, reka nemere ngurishe, reka nemere mbitange, reka nemere mparanire buriya butunzi. Ariko kubera ko umutima we wose utari ugukomeza gusigasira buriya butunzi, ngo yarananiwe, yahise asubira inyuma aragenda biranga. Noneho ngo abigishwa baravuga none Mana we ko bikomeye gutyo ku mutunzi atakwi bizagenda gutya. Hepfo Yesu arababwira ngo, Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana zose birashoboka. Natekereje aka kantu ndavuga ibyo ntibishobokera abantu, muri twe ntibishoboka ko twata ubutunzi, muri twe ntibishoboka ko twatanga ibifite agaciro, ariko kubera kwemera kuba abagaragu ba data bizashoboka. Kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo umutwaro wanjye nturemereye, kunkorera ntibiruhije. Uwemera gusa akaba imbata yanjye byose biziruka. Rero bene data, ndabifuriza kugira ngo ibyo twaboneye muri Kristo Yesu, ubutunzi twaboneye muri Kristo Yesu, tugira ico tubacu. Haleluya, tugira ibyo duhara, tugira ibyo duheba. Hari undi mugabo natekereje uyu muhungu ukuntu yananiwe gutanga ubutunzi, ariko ijambo ry'Imana ritubwira Zakayo ngo abonye Yesu iwe yumva gusa ikintu, kubera ukuntu yumvishe Yesu, kubera ukuntu ashaka ubutunzi buri muri Yesu, ngo abwira Yesu ngo Yesu we, ibyo nari mfite, ibyo narenganyije, ibyo nagiye nakaba ndabikuba kugira ngo buriya butunzi butancika. Rero bene data, ndabifuriza kugira ngo ubutunzi buba muri Kristo Yesu, ubutunzi butuye muri we, twemere kugira ibyo dutanga, twemere kugira abo tuba bo, twemere kugira ico tusiga, kugira ngo ubwo butunzi dukomeze tubusigasire, kugira ngo ubwo butunzi twaboneye muri Kristo Yesu dukomeze tuburinde. Haleluya, ibwo butunzi tugenda tubonera muri Kristo Yesu. Umuririmbyi yaravuze ngo andyohera cyane ntabuki buryoha nkawe, ni mwiza n'uw'igikundiro cyinshi cyane. Aravuga ngo ahumura neza kuruta uburabyo bwose, ni mwiza n'uw'igikundiro cyinshi cyane. Aravuga ngo wanyimika nkaba umwami w'ishanga rinini riti, ndi imbata y'icaha sinabikunda, ahubwo niragije Yesu wenyine, sincita ku by'isi. Yesu aranyuze. Tuzamurira Imana icubahiro. Haleluya, sinjita ku by'isi. Ntibagakore ku butunzi ngo wumve ngo birakomeye, ntibagakore kurenganya ngo wumve ngo oya, kubera ubutunzi buba muri Kristo Yesu. Twemere guhara byinshi, twemere guhara byinshi, twemere kuba abagaragu. Yesu nazaza kubwira ngo ceceka, vuga, tekereza, ico Yesu ingaragu, umugaragu, imbata yakora iki? Imbata izikora ibyo bayitegetse. Rero nidushaka gukora ibyo data atadutegeka, bwa butunzi buzangirika, bwa butunzi buzanika. Kwa kundi Yesu yavuze ngo hari abantu benshi bazafata iby'agaciro ngo bakabiterera ingurube cyangwa ibintu byose bikaza bikangiza. Kubera ubutunzi tubonera muri Kristo Yesu, mureke dukomeze tubusigasire kugira ngo Yesu naza
azabashe kutugeza mu bwami bw'ijuru. Murakoze cyane kubw'ijambo ry'Imana twese twumvishe, ndatekereza ko hari ico ribukore. Reka dusenge kugira ngo data akomeze aryumvishe cyane. Mana yo kwizegwa we, haleluya, haleluya, haleluya. Uri mwiza Mana, uri mwiza papa, uri mwiza. Ubutunzi buba muri wowe n'ubw'agaciro, ubutunzi butuye muri wowe n'ubw'agaciro data. Mana ushimuhimbazwe. Mana yo kwizegwa we, weme uduhe kuba abagaragu, uduhe kuba twahomba byinshi kubw'ubutunzi bubonegwa muri wewe. Uduhe kuba twafata ibyo dutunze dusa nkaho ari byo bikomeye, byemere kuba byagira ico bikora. Oh data we, uturinde kwibwira ubwacu, turinde kwikomeza ubwacu, turinde kugenda ukwacu uko dutekereza, ahubwo twemere kuba abagaragu bawe. Ico dutegeka Mana, ndibuka cagiye wageze Kana mu bukwe, wa muntu avanga ico abategeka mwemere mu gikore. Ico wategetse umuntu iyo twemeye tukagikora, tuza tubasha gukomeza gusigasira ubwo butunzi twahawe muri Kristo. Ndagushimye data kukomeza kubana natwe, iri jambo ryumvikane, iri jambo abazaryumva ndetse n'abaryumva rigira ico rikora, rigira ico rikomeza guhindura. Titwareka gusabira ibi bihe turimo wa Mana we. Oh ubutunzi ntibwangirike, ubutunzi ntibwangirike. Jambo ryawe ritubwira aba Daniyeli bari mu bunyage ariko bakomeza Imana, ariko baguma gutaramira Imana. Jambo ryawe ritubwira ko Daniyeli yagiye asenga 3 ku munsi, agakomeza kuba imbere yawe ibihe byose, haba mu bihe bisa nkaho bimushakisha kumwica, haba mu bihe bisa nkaho bigoye, ariko Daniyeli akomeza guhishurirwa Imana no kunezererwa Imana. Data komeza udufashe muri ibi bihe bya none, komeza uturindire ubutunzi waduhaye, komeza udufashe kugira ngo dusigasire ubutunzi waduhaye. Icubahiro kibicawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubyambaje, amen. Imana ibahe umugisha, amen.